Ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muraho bene data. Tugiye gusenga Imana kugira ngo twinjire mu gice cyacu nakita icyambere, kuko ubwo duherukanye nababwiye ku bintu bikuru tugiye kuvugaho. Nyuma uyu ni wo munsi wacu wa mbere. Reka dusenge Imana. Turagushimye mwami waremye ijuru n'isi, ni mu izina rya Yesu Kristo duhawe umugisha wo kuvuga ijambo ryawe. Turi akanwa kawe kuko uri Imana yacu kandi ukaba umwami wacu. Natwe turi abagaragu bawe, turakwingize kugira ngo twemerere iri jambo tugiye kuvugira hano rizahinduke umugisha ku baryumva. Buri utega amatwi wese, buri utanga igihe cye wese azagabane ku mugisha, kuko ibyanditswe biravuze muri iki gitabo cy'Ibyahishuwe ngo hahirwa bumva aya magambo n'abayasoma bakayitondera. Ndagusaba kugira ngo umubare munini w'abazatwumva uzabaho uwo mwuka wo kumva ndetse no gusoma no kubyitondera, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya. Uyu rero ni wa munsi twabasezeranije ko tuzongera kugaruka imbere yanyu, mwebwe inshuti zacu zitwumva zidukurikirana n'abazadukurikirana hanyuma y'ibi ngibi. Uyu ni wa munsi nababwiye ko tuzatangira kwiga igitabo cy'Ibyahishuwe, tubasobanurira ubuhanuzi Yohana yeretswe ubwo yari ku kirwa Kipatimu, ndetse tukazanasobanura ku byo Daniyeli yeretswe ubwo yari Babuloni. Umutwe wacu cyangwa se umutwe mugari w'ubu butumwa twabwise amabanga y'ubwami. Amabanga y'ubwami bwa Kristo, impine ni amabanga y'ubwami. Kandi twatangiranye n'ijambo rivuga ngo igihe kigeze he? Abana b'ubwami igihe kigeze he? Ibi Bibiliya ivuga ngo n'ubwiru bw'itorero, ariko bigenda biganisha ko byagombaga gusobanurwa kugira ngo amahanga yose yumve ijambo ry'Imana, amenye umugambi Imana ifite ku iherezo ry'imirimo ya Satani. Nababwiye ubushize ko icyo umwana w'Imana yerekaniwe ari ukumaraho imirimo ya Satani. Icyazanye Kristo ni uko imirimo ya Satani igomba kuzagira iherezo. Ibyanduye byose, ibyo Satani yahumanije byose, imirimo ye yose aho iva ikagera, umugambi w'Imana uhereye kuva kera ni uko bigomba kuzagira iherezo. Imana ikabana n'itorero nk'uko yabigambiriye kera ubwo yaremaga umuntu imushyize mu ngobyi ya Edeni. Hanyuma twavuze ku bihe 7 itorero rigomba kunyuramo bikageza ku iherezo. Ndababwira ngo dusa naho tunyuze mu bihe 5, tukaba dushigaje ibihe nakita 2 nk'uko ubuhanuzi bubigaragaza. Incamake ya biriya bihe twavugaga kuba dukurikiranye uyu munsi, nababwiye ko igihe cya mbere gitangira kuri Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni. Iryo ryitwa itorero ridafite icyaha, ni nawo mugambi w'Imana kukurema umuntu. Ryabayeho rigira imyaka yose runaka, ariko igihe kiragera nyuma y'imyaka Adamu n'umugore we, umuryango we babana n'Imana mu itorero ridafite icyaha. Icyo gihe rero ntibakeneraga Imana kuko ntibayiburaga, kandi Imana nayo ntiyabakeneraga kuko ntiyababuraga. Uko imitima yabo yabishakaga niko no kubana n'Imana byabagendekeraga. Byari ibihe byiza, ibihe by'umunezero, Imana yishimira umurimo yakoze,
kandi Adamu nawe yishimira kuremwa kwe no kubaho kwe n'umuryango we. Icyo gihe cyaragiye kirarangira. Uko cyarangiye birazwi. Adamu ashyirwa inyuma y'ingobyi. Hatangira igihe cya kabiri, igihe cyatangiranye n'umwana we bita Seti. Mu by'ukuri haciyemo igihe, kuko Kayini yishe murumuna we wari ufite imbuto yo kuramya Imana. Haca igihe ariko Imana iha Adamu kongera kubyara Seti. Noneho igihembwe cya kabiri gisa naho gitangiriye kukuramya Imana kwa Seti. Seti rero ari ukomokaho urubyaro rw'Imana, na Enoke navuzeho wajyanywe mu ijuru adapfuye. Byaragiye bigera ku gihe cya Nowa. Byasaga nkaho icyo ari igihembwe cya kabiri cy'itorero. Igihembwe cya gatatu kiva kuri Nowa kikagera kuri Aburahamu. Aburahamu icyo gihembwe twakise igihembwe cyo kuramya Imana mu byiyumviro. Nicyo gihembwe cya kabiri cyari igihembwe twitiriye Seti. Ariko igihembwe cya Nowa bakita igihe cy'amabwiriza. Kuva kuri Nowa ukagera kuri Aburahamu bakita igihe cy'amasezerano, cyangwa se igihembwe itorero ryagendeye ku masezerano. Kuva kuri Aburahamu kugera kuri Mose, icyo ni cyo gihe cy'amasezerano. Kuva kuri Mose kugera kuri Kristo cyitwa igihe cy'amategeko. Kuva kuri Kristo kugeza uyu munsi cyitwa igihe cy'ubuntu n'imbabazi. Haleluya. Hanyuma iki gihe cy'ubuntu n'imbabazi kiyobowe n'umwami wacu Yesu Kristo n'itorero ry'intumwa, nicyo kirimo kuganisha ku gihe itorero rizazamurwa. Umurimo w'itorero mu isi ukaba urarangiye. Hagakurikiraho igihe bita igihe cyo guca urubanza. Imana izacira urubanza Satani, umuhanuzi w'ibinyoma ndetse n'urupfu, maze abantu bose batitandukanije n'uwo mwami mubi witwa Satani bakaba munsi y'ikinyoma, bakayoborwa n'ubwo bwami butatu: umuhanuzi w'ikinyoma, Satani ndetse n'urupfu. Kuko ibyanditswe bitubwira ko urupfu Bibiliya ivuga si urupfu umuntu apfa igihe twagiye kumuzika, ahubwo iyo utandukanye n'Imana ubuzima bwawe buba mu cyaha. Bibiliya avuga ngo uba mu rupfu. Hanyuma umuntu wese utandukana n'ibyo bintu, Bibiliya avuga ngo uwo niwe ufite ubugingo. Imana rero izacira urubanza ibyo bintu bitatu, maze hari umubare munini w'abantu dusenga Imana kugira ngo uwo mubare munini w'abantu bataritandukanya na Satani n'ikinyoma n'urupfu basange Yesu Kristo umwami wacu, kuko yavuze ati unyizera naho yaba yarapfuye yazuka, kandi niwe ufite ubutware bwo kubabarira abantu ibyaha bakoze. Aho rero icyo gice cya mbere nicyo twatangiye tubateguza ko tuzinjira muri iki gitabo cy'ibyahishuwe, ari nacyo gitabo cy'iherezo ry'ibiri mu isi, ndetse kigaragaza aho umurimo w'itorero uzarangirira. Haleluya. Iki ni igitabo cy'ubuhanuzi kivuga uko iby'Imana yaremye bizagenda bigana ku iherezo, cyane cyane ibiri hano mu isi. Maze itorero kuko ari cyo kintu Imana ifite mu isi, naryo ikaryimura aho izabana naryo iteka ryose. Ndakwifuriza kuzabana n'Imana na Kristo mu bwami bwateguriwe abana b'Imana aribo bitwa itorero. Ubu rero nibwo butumwa Yohana yahawe. Ubu nibwo tugiye gutwara akanya gatoya twigisha. Igitabo ni kinini, tuzagenda tukivuga buhoro buhoro. Reka turebe uyu munsi ikintu bita urufunguzo rw'ibice bitatu bigize iki gitabo cy'ibyahishuwe.
urufunguzo rugize iki gitabo cy'ibyahishuwe ni amagambo Yesu Kristo yabwiye Yohana ageze ku murongo wa 19. Uyu murongo ubwawo reka nkusome nturutse ruguru ku wa 17, ariko umurongo wa 19 unkurikirana umenye ko ari wo murongo w'urufunguzo rw'amagambo yose agize iki gitabo cy'ibyahishuwe. Dore uko bivuga: mubonye mwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko, arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi ndiho, mporaho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite urufunguzo rw'urupfu n'ikuzimu. Nuko wandika ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri bukurikireho hanyuma. Nuko n'ubwiru bw'iki gitabo. Uyu murongo nuko wandika ibyo ubonye ni wa 19. Nuko wandika ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri bikurikireho hanyuma. N'ubwiru bw'inyenyeri ndwi zo umbonanye mu kuboko kwanjye kw'iburyo. Amen. Haleluya. Uyu murongo niwo rufunguzo nk'uko maze kubibabwira, kandi iki gitabo kigizwe n'ibice bitatu. Haleluya. Icyambere, Imana imaze guhamagara Yohana akaba intumwa y'Umwami wacu Yesu Kristo. Tuvugeho gatoya ku mateka ya Yohana. Agakurikira Yesu. Yesu yamwise umwana w'inkuba. Uyu Yohana ise yitwaga Zebedayo, yari afite mwene se witwa Yakobo. Impamvu abantu benshi bakunda kwitiranya ba Yohana, rimwe na rimwe umuntu agatekereza ko ibyahishuwe byanditswe na Yohana wabatije Yesu, kandi uyu Yohana umubatiza ntabwo yakoze igihe kirekire, yakoze igihe gito arapfa, yishwe n'umwami bita Herode. Uyu Yohana w'intumwa y'Umwami wacu Yesu Kristo, we yari Yohana w'umurobyi, mwene Zebedayo, kandi yabanaga na mwene se Yakobo bakora umwuga wo kuroba. Yesu aramuhamagara, aramubwira ati nkurikira, nzakugira umurobyi w'abantu. Bibiliya avuga ngo asigase Zebedayo akurikira Yesu. Haleluya. Igihe yakurikiraga Yesu, yari afite kamere muri we, ariyo yatumye Yesu amwita umwana w'inkuba. Afite ibikorwa byinshi bigaragaza ko ubuzima bwe bwari ubuzima bwihuta, akaba ndetse yanafata n'umwanzuro rimwe na rimwe utandukanye n'ibyo Imana yamushakagaho. Dufite ingero nyinshi kuri we. Ubwo yavugaga ati bageze i Samariya, abasamariya bimye Yesu inzira, Yohana niwe wavuze ati mbwira tumanure umuriro. Yesu aravuga ati umurimo wanzanye ntabwo ari umurimo wo kumanura umuriro. Yagiye amucisha bugufi inshuro zigera nko kuri 3, ariko kimwe mu bigaragaza uwo yari we mbere ni amagambo yagendaga avuga agaragaza nk'umuntu wafata ibyemezo atitaye ku kumenya umurimo wazanye Yesu. Uyu Yohana rero mwene Zakariya akurikira Yesu afite umutima w'urukundo, kugeza ubwo Yesu Kristo yarangizaga umurimo wamuzanye. Yohana n'umwe mu ntumwa zamubaye bugufi, n'umwe mu ntumwa zamukundaga cyane. Yitegereza Yesu, uko arushaho kumwitegereza yuzura urukundo rwinshi rwo gukunda Yesu,
kandi umutima we ufatana na Yesu, baragendana kugeza ku munsi Yesu Kristo yapfiriyeho. Haleluya. Hari ijambo rimwe rikomeye Yohana yajyaga akunda kwibwira. Igitekerezo cya mbere, yibwiraga ko Yesu amukunda kuruta abandi. Yiyanditseho avuga ati umwigisha Yesu yakundaga. Ntabwo ari Yesu wabivuze, ariko Yohana niko yabyibwiraga. Muri we yibwiraga ko Yesu amukunda kuruta abandi. Haleluya. Uwo mutima rero wo kwibwira atyo watumye akurikirana Yesu. Ari mu bigisha batacogoye, batacitse intege no ku munsi bafataga Yesu. Aramukurikirana, aramureba, aramwitegereza, aramwumva, aragenda yibwira mu mutima we ko Yesu amukunda kuruta abandi. Ikindi kintu Yohana yibwiraga ko ijambo Yesu Kristo yavuze ati dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ayo magambo Yesu yavuze yanditswe na Matayo mu bice bye 28 ku murongo wa 18. Avuga ati dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ayo magambo Yohana asa n'uwayafashe kuruta abandi bigishwa, kuko uko ni ku mutima we wajyaga wibwira Yesu. Yaribwiraga ati Yesu ari kumwe natwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Haleluya. Ibyo byaramukomezaga, ibyo byaramurindaga, ibyo byatumaga atekereza ko aho yaba ari hose Yesu Kristo ari kumwe nawe kandi kugeza ku mperuka y'isi. Yohana rero uyu nguyu intumwa ya Yesu, haleluya, niwe Yohana wahawe ubutumwa bw'Ibyahishuwe. Bibiliya ifite undi muntu nanone witwa Yohana, ari we witwa Mariko. Yohana wahimbwe Mariko nawe afite izina rya Yohana. No kwa Bibiliya ifite ba Yohana batatu. Uyu Mariko nawe ntacyo twamuvugaho kinini, ariko niwe wanditse igitabo cya Mariko, ariko abasomyi bavuga ko yanditse inkuru yabwiwe na Petero, kuko Petero atari yarize. Yohana Mariko niwe wanditse amagambo menshi yanditse mu gitabo cye cya Mariko. Ni amagambo yabwirwaga na Petero, ni nkarwo rwandiko cyangwa se ni nkabwo butumwa bwa Petero, ariko bukitirirwa umwanditsi we Mariko wahoze yitwa Yohana, ariko nyuma kaza kwitwa Mariko. Ngabo ba Yohana uko bagenda batandukana, uyu rero turamwita Yohana intumwa y'Umwami wacu Yesu Kristo, ari nawe wahawe ubu butumwa bw'Ibyahishuwe tuzakomeza kugenda tuvuga. Ageze ku kirwa Patimu, haleluya, icyemezo kimaze gufatwa, nyuma yuko bamutetse mu kibindi cyuzuye amavuta, bagapfundikira, bagacanira, ariko bajya gupfundura bagasanga Yohana yicayemo ntacyo yabaye, ngo ubwiza bwe mu maso ye ngo babubonye nk'umusore, ngo kandi bamubona nka marayika. Akarengane kamaze kwemezwa ko itorero rigomba gutotezwa, Abayuda bamaze kwemeza ubutegetsi bw'Abaroma, icyo gihe bari munsi yabwo, bamaze kwemeza ko itorero rigomba gutotezwa kuko bavuga ko bafite undi mwami. Akarengane k'intumwa kashingiye ku binyoma Abayuda baregaga mu butegetsi bw'Abaroma ko hari itsinda ry'abantu bafite undi mwami utari Kayisari. Noneho bakababeshyera ko batubahiriza amategeko ya leta kuko bafite undi mwami, maze iryo jambo ry'uko bafite undi mwami bakomeza kurigira ikirego giherekejwe n'ibinyoma byinshi, kugeza ubwo itorero ryemejwe ku mugaragaro gutotezwa ku birego bitangwa n'Abayuda
ariko bigashyirwa mu bikorwa n'itegeko ryasinyweho n'umwami w'Abaroma. Bajya inama yo kumuca. Ipatimu bahaciraga umuntu, cyari igihano cyemezwa n'itegeko ry'Abaroma kuba bacirayo umuntu ngo atazongera guhura n'abandi bantu. Ibikorwa bye bihagarare, imirimo ye ihagarare, hanyuma inkuru za Yohana zibagirane. Yohana baramufata bamujyana ku kirwa cy'Ipatimu. Haleluya. Igihe Yohana bamushyiraga mu kibindi cy'amavuta, igihe bamushyiraga mu bwato bamujyanye mu kirwa Patimu, icyo Yohana yibwiraga amasaha yose umutima guhumeka ni ukuvuga ngo umwami wacu Yesu Kristo yavuze ko azabana natwe kugeza ku mperuka. Haleluya. Ndakwifuriza kuzajya wibwira amagambo ameze atyo mu byo unyuramo bikomeye, biruhije umutima, bimeze nkaho nta nzira ubona. Byaba byiza wibwira iki gitekerezo Yohana yibwiraga. Cyaramufashije amenya ko Ipatimu hatagerwa n'abantu, hatagira indi mirimo ihakorerwa, nta uzamugaburirayo, nta kintu icyo ari cyo cyose ateganirijwe cyatuma abaho Ipatimu. Ariko aribwira ati umwami wacu yavuze ko azabana natwe aho tuzaba turi hose. Haleluya. Yarazi Yesu nk'ushobora byose. Yarazi Yesu nk'uwakora imitsima akarya. Yarazi Yesu nk'uwamuha imbaraga zo guca hejuru y'inyanja agenza amaguru agasubira mu bantu. Yarazi Yesu nk'urangije byose ku buzima bwe. Nuko umutima we wari wuzuye umunezero w'uko imirimo itagomba kuzakomwa mu nkokora, kuko umwami wamuhamagaye ataramushyiriraho iherezo. Haleluya. Ageze mu kirwa cy'Ipatimu, birumvikana ko Yohana yasenze, arapfukama nk'uko ari wo wari umuco wo gusenga. Arapfukama ahamagara Yesu. Haleluya. Amusaba ko akwiriye kumubona ku kirwa cy'Ipatimu kugira ngo abe igisubizo, nk'uko yagiye anamwiyereka mu nzira zitandukanye mu buryo bw'imirimo ye. Haleluya. Yohana rero agisenga, uhereye ku gice cya mbere avuga ukuntu yumvise ijwi, ariko nyuma agahindukizwa no kureba. Haleluya. Uyu murongo watubwiye ngo mubonye mwikubita imbere nk'upfuye. Haleluya. Wibuke Yohana yarazi Yesu muri ya shusho y'umuntu yaryama mu gituza. Yigeze kubwira Yesu we na mwene se Yakobo babifashijwe na nyina ubabyara ngo bazabe ibyegera bye, umwe iburyo bwe undi ibumoso bwe. Ntabwo Yohana yibwiraga ko yabona Yesu nk'umuntu adashobora guhagarara imbere mu buryo yabitekerezagamo ubwo yasabaga yuko azaba iburyo cyangwa ibumoso. Yabonye rero Yesu ntiyamubona mu ishusho yajyaga amubonamo ubwo babanaga, kuko Yesu yabaye mu isi yambaye akamero k'umugaragu w'imbata. Yesu yabaye mu isi ameze nk'umugaragu w'imbata, acishijwe bugufi kuba igitambo n'ituro bikwiriye imbere y'Imana bishobora gucungura umuntu. Nuko iyo shusho ya kamere y'umugaragu w'imbata ayiyambura ubwo yabambwaga ku musaraba, arangije umurimo wamuzanye, noneho asubira mu ijuru, noneho ahabwa ubwiza bwe. Igihe yahabwaga rero ubwiza bwe, ntago Yohana yari yarongeye kumubona, kuko Yesu atakomeje kwambara umubiri w'abantu. Nicyo cyatumye ubwo yamubonaga ngo yamwikubise imbere amera nk'upfuye. Haleluya. Haleluya. Icyo Yesu yamubwiye ngo yaramukomeje. Haleluya. Amufata ukuboko aramukomeza.
haleluya. Aramwibwira, amubwira uwo ari we, ati ni jye wa wundi wari warapfuye akazuka. Amen. Yohana yumva arimo arasobanukirwa noneho umwiyereko uwo ari we. Aramubwira ati ubu sinyipfa moraho. Aramubwira ati ubu kandi ni jyewe mwami w'itorero, kuko Yesu yari afite ibitereko by'amatabaza 7, haleluya, kandi ngo afashe n'inyenyeri 7 mu kuboko kwe. Noneho Yohana areba ishusho ya Yesu, areba ukuntu Yesu yari ameze. Ishusho ye ni nk'ibirimi by'umuriro, imyenda ye ni imyenda idasanzwe, afite ibitereko by'amatabaza, afite inyenyeri 7 mu kuboko kwe, ari mu ishusho y'umwami uzahoraho iteka ryose, yambaye ubwiza bwo mu ijuru. Noneho Yohani yibwira Yesu, aha tutahatinze, amaze kumwibwira nibwo yamubwiye ati noneho andika ibyo ubonye. Uzasome iki gice cya mbere, kuko cyane cyane turabifuriza gusoma ibyanditswe byera. Biravuga ngo hahirwa usoma, hahirwa uwumva, hahirwa witondera. Nawe ba umunyamahirwe uzagenda ukurikirana usoma, ntitwashobora gusobanura umurongo ku wundi, ariko uzasoma iki gitabo. Aramubwira ati andika ibyo ubonye. Yohana, uwo ni wo mugabane wa mbere ugize iki gitabo. Yohana yanditse uko abonye Kristo mu ishusho y'umwami, yandika ishusho, yandika igihagararo, ibyo arimo kureba kuri Kristo umwami wacu. Igice cya kabiri aramubwira ati wandike n'ibiriho. Igice cya gatatu aramubwira ati kandi wandike n'ibiri bukurikire hanyuma. Hanyuma iki gitabo kigizwe n'iyi migabane 3 niko Yohana yabihawe kubyandika atyo. Icya mbere byari uko Yesu Kristo asa, na bya bitereko by'amatabaza 7 na za nyenyeri 7. Icya kabiri byari ukwandika ubuzima bw'amatorero 7 yo muri Aziya ntoya. Hanyuma yamara kwandika ibyo, hanyuma akongera akandika ibiri bukurikire hanyuma, aribyo yatangiye kwandika ageze ku gice cya 4 n'umurongo waho wa mbere. Haleluya. Ibyo yarabonye nibyo ni ishusho ya Yesu. Ikindi ni ubutumwa bw'amatorero 7 uhereye ku itorero ryo muri Efeso. Haleluya. Iri torero rero ryo muri Efeso yaryandikiye aya magambo. Wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kwe, agendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko wihane. Ibuka aho wavuye ukagwa. Haleluya. Iri torero rya Efeso nirwo rwandiko rwa mbere Yohana, cyangwa itorero rya mbere Yohana yabwiwe kwandikira. Amatorero 7 yo muri Aziya ntoya ntabwo arizo nsengero zari ziriho icyo gihe gusa. Nta nubwo bisobanura ko abari bo bakristo bonyine basengaga.
ahubwo iteka ryose iyo Bibiliya itweretse ko Imana ikoze ibintu birindwi, ibitweretse ngo itanze, irangije umurimo wayo yagombaga gukora kuri icyo kintu. Ubu rero aya matorero arindwi yari amatorero afite aho abarizwa, afite aho akorera, afite imyuka arwana n'ayahari, ariko ari ubuhanuzi buvuga ubuzima bw'itorero uhereye icyo gihe kuzageza igihe Kristo azagarukira. Kandi ibibazo aya matorero yacagamo, Yesu Kristo yabifashe nk'ikigereranyo kizahoraho kugeza ubwo azaba agarutse. Hano imbere dushobora kuzabona imyuka 6 yari iri muri aya matorero 5 asa naho afite ibyo Yesu Kristo yayagayaga. Hari imyuka 6 ikomeye yarwanyaga ayo matorero, ariyo yasozaga avuga ati unesha akumva aya magambo azahabwa ingororano, agenda zivuga zitandukanye. Noneho itorero rya mbere rya Efeso ryo rihanganye n'umwuka w'Abanikorayiti, rirashobora kugenzura abiyita intumwa kandi atari bo. Baragerageje ariko batakaje urukundo rwa mbere. Haleluya. Yesu Kristo arababwira ati mwibuke aho mwavuye mukagwa, nuko mwihane. Ariko agasoza abivana ku bantu benshi abishyira ku muntu umwe. Uyu munsi turi hano turimo turavuga ubutumwa, ariko ndagira ngo ubwire ngo ndavugana n'umuntu umwe. Haleluya. Tushobora kurebwa na benshi, dushobora gukurikiranwa na benshi, ariko ubutumwa iteka ryose butangira ari ubwa benshi ariko bugasoza ari ubw'umuntu umwe. Uwo ninde? Ni wa wundi wahisemo, wamenye icyo Imana imushakaho ku giti cye. Haleluya. Aba rero batakaje urukundo rwabo rwa mbere. Itorero rya Efeso ryahanganye n'umwuka mubi w'Abanikorayiti. Tugeze ku rwandiko rwandikiwe Perugamu, dushobora kuzavuga ku Banikorayiti gatoya kuko ni itsinda ry'abantu babayeho ariko bifite umuntu wabitangije. Aba rero bahanganye nawe. Aba rero bagenzuye abiyita intumwa atarizo, barabimenya, ntibifatanya nabo. Imana irabibashimira, Yesu arabibashimira, ariko batakaje urukundo rwabo rwa mbere. Ese uru rukundo rwatakaye ruti? Uru rukundo uko bacaga mu bibazo niko n'umwuka w'ubuyobe nawo wabaga bazengurutse, ugenda uyobya babwiriza. Ariko uko babwiriza abantu bamwe bakizera, ariko byagera inyuma bakongera bagatakara bakayoba. Igihe rero bayobaga, itorero ryabavugagaho rikavuga ngo ni mubareke. Yohana mu rwandiko rwe, mu nzandiko ze, nk'urwandiko rwe rwa kabiri, yavuze ngo ntibari abacu. Noneho kenshi iyo batakazaga abantu bavuye mu itorero bajyanywe n'umwuka w'ubuyobe n'inyigisho z'abayuda z'ubuyobe, imitima yabo yabavagaho bakavuga bati nimubareke, bariya n'ubundi babanaga natwe ariko ntibari abacu. Noneho barabanza bananirwa umwuka wo gukurikirana, bacika intege ku gukurikirana. Abakristo bagenda batakara buhoro buhoro bava mu byizerwa. Haleluya. Wowe unkurikirana, ndagira ngo ubwire ngo iki ni igihe cyo kudacogora gukurikirana ubuzima bw'Abakristo, cyane cyane bene data dukora uyu murimo umwe, tubitewe no kwitwaza impamvu z'ibihe. Nta mpamvu n'imwe ituma itorero ryatakaza urukundo rwo gukurikirana bene data uko byaba byagenze uko ariko kose.
ntitubashobora kubakurikirana ngo duhindurwe n'imyizerere yabo cyangwa twifatanya nabo mu ntege nke bagize, ariko tubereka urukundo kuko tubibutsa ko ari bene data kandi ko twifuzaga yuko twazasozanya uru rugendo rw'umwami wacu Yesu Kristo yadutangije. Barabatakaje benshi muri icyo gihe, bakibwira bati abo ntibari abacu, bibagirwa icyo umwami wacu Yesu Kristo yavuze, bisa n'ibyanditsweho na Luka cyane avuga ku by'umwana w'ikirara, uko se yatwaye umwanya wo kumufasha ngo amugarure mu rugo. Bibagirwa ku byo Yesu yavuze avuga ngo umuntu yasiga intama 99 akajya gushaka imwe yazimiye. Bibagirwa ko Yesu yavuze ngo umugore atakaje ifaranga rimwe yacanye itara akwira inzu yose kugira ngo aribone arigarure mu yandi. Aya magambo Yesu yagendaga avuga yari amagambo avuga gukurikirana no kudatakaza bene data. Igihe cyose dukwiriye kugira icyo dukora kugira ngo nibiba ngombwa twe kugira abo dutakaza, nitunabatakaza ariko tube twagerageje ku buryo umwami wacu Yesu Kristo abona ko ntako tutagize. Haleluya. Yesu ubwe niwe ufashe inyenyeri ndwi. Inyenyeri ndwi bisobanura abashumba cyangwa abakozi b'Imana bahagarariye imirimo y'Imana aho Imana yabatumye. Ibitereko by'amatabaza ni icyicaro cy'itorero, aho itorero riri, aho abantu b'Imana basenga bari, hitwa igitereko kitabaza. Narababwiye ubushize ngo Imana idafite itorero mu isi nta kibifitemo, kuko itorero ni rwo rumuri rumurikiye isi. Itorero niyo soko y'umugisha kuri iyi si. Imana idafite itorero ku isi nta kindi bifite. Hanyuma rero kuko umwami ari ufashe itorero mu biganza bye, azabyishimira cyane nitudatakaza urukundo rwo gukurikirana bene data. Azabyishimira cyane niba hari imirimo y'urukundo dukora umunsi ku wundi. Haleluya. Iyi si ifite inkundo zigera kuri 3. Iyi torero ryatakaye ritakaza urukundo rw'Imana, umwimerere w'Imana, urukundo rukunda umuntu ukaba wanamwitangira, rugasigaza urukundo ruyoboye iyi si. Iyi si yobowe n'urukundo rw'abantu basangira inyungu. Umuntu agakunda undi kuko basangiye inyungu, hari inyungu bahuriramo, hari inyungu amubonaho, hari izamutekerezaho, bigatuma amwereka yuko hari imbuto y'urukundo, ariko mu by'ukuri wakuramo bimwe bahuriraho, wakuramo za nyungu basangira, wakuramo za nyungu amutekerezaho, yanamwibagirwa. Urundi rukundo rushingiye ku mwuka w'ubusambanyi, byose bakabihuza bakabyita urukundo, ariko urwo sirwo Imana, sirwo Yesu Kristo arimo kubwira Yohana. Aravuga rwa rukundo rwitwa agape, rwatumye Yesu Kristo adupfira ku musaraba ngo akatureba turi babi, turi abanyabyaha, turi abo gucirwaho iteka, ariko ngo akemera kwishyiraho ibyaha byacu n'igihano cy'ibyaha byacu kugira ngo aducunguze amaraso ye. Nuko undi aravuga ngo yabonaga ikizava mu bisebye. Yabonaga umuntu mubi akamubonamo mwiza, akumva yatanga byose kugira ngo avane uyu muntu mu rwobo rw'umwijima, amuheshe umugisha wo kubona ubugingo bw'iteka. Uwo ni wo mutima Imana ikeneyeho itorero rya Efeso. Dusa n'abagenda bagana ku musozo, ndagira ngo mbabaze bene data badukurikiranye, ni ryari, haleluya, dushobora gutekereza kuri ibi bintu? Ese itorero ryo muri iyi minsi ni itorero rya Efeso, riri muri Aziya ntoya, mu myaka myinshi, rimo kugera mu 2000. Turabona ko Yohana arimo kwerekwa ibingibi mu mwaka
utararenga nk'umwaka wa 30 hafi na 7 Yesu avuye mu isi. Ubwo urumva imyaka iciyeho. Tuzakomeza tureba iby'aya matorero 7. Itorero rya Efeso rifite icyo rigawa. Amatorero 5 afite ibyo agawa. Amatorero 2 arashimirwa ko yanesheje. Haleluya. Aya matorero aragawa ibintu bigera ku bintu 6. Icyambere, iri torero rya Efeso ryatakaje urukundo. Haleluya. Itorero rya kabiri ryagize umwuka w'ubuyobe cyangwa se umwuka wo kwiyoberanya. Umwuka wo kwiyoberanya Yesu awugaye iryo torero. Haleluya. Aya matorero yose uko ari 5 yagiye agira ibyo agawa, niko buri torero ryose ryagiye ritakaza indangagaciro zaryo, ariko yose asezeranywa yuko niyihana akasubira gukora imirimo nk'iya mbere, akitandukanya n'iby'Imana ibagaya, agakosora iby'Imana ibagaya, Imana izongera kubana nabo kandi ingororano bateganyirijwe badashobora kuzazibura. Haleluya. Harimo umwuka wo gutakaza urukundo rw'Imana, hariho umwuka wo kwiyoberanya, hariho umwuka w'ibinyoma cyangwa ubuhanuzi bw'ibinyoma, hariho umwuka wo gucika intege, hariho umwuka w'ubwibone, hakabaho n'umwuka w'ubusambanyi. Iyi myuka yose niyo myuka ubwo Yesu Kristo yahaga ubutumwa Yohana yababwiraga ati ibi ngibi byabagizeho ingaruka, ariko nimwihane kugira ngo mugaruke mu mwanya nk'uwa mbere, kandi nzabagororera. Akavuga ibyo azabagororera, ariko akavuga nibatanihana ingaruka zizabageraho. Haleluya. Hanyuma tuzareba ku itorero ry'Iperugamu. Itorero ry'Iperugamu aho bandikiwe babwirwa ngo nziko aho muba ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri. Haleluya. Kandi nziko hariho umugabo wiciwe iwanyu witwa Antipa wakiranukiraga kumpamya, ariko mfite icyo mbagaye. Haleluya. Bari barakiriye umwuka w'ibinyoma, umwuka wo kuyoba. Haleluya. Tuzagenda tubireba buhoro buhoro. Ibyo nibyo butumwa bw'amatorero 7. Ni ibi bintu 6 Imana yababwiraga, nawe uzabisoma bikurikirane ko bakwiriye kurwana nabyo kugira ngo itorero rikomeze umurimo waryo rizageze ku musozo. Turimo rero turatekereza ko itorero rya Kristo ririmo riragana ku musozo w'imirimo ryahawe gukora no gutsinda ibyo ryahawe kurwana nabyo. Turimo turagana ku gihe Kristo agiye kugaruka gutwara itorero. Ubwo rero uhereye ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 3 ni ubutumwa bw'amatorero. Ni ibice 2, nibyo Yohana yabonye, noneho nibyari biriho muri ayo matorero, ari nabyo byahanuraga ibizakomeza kubaho. Igice rero cya nyuma gihera ku gice cya 4, aricyo mugabane wa nyuma w'iki gitabo. Nababwiye ko gifite imigabane 3. Igice cya 4 aho Yohana yabwiwe ngo zamuka uze hano. Uhereye kuri uwo murongo niho hazatwinjiza mu buhanuzi butwereka itorero rimaze kuva mu isi, ibyago 7 bizakurikira. Haleluya. Ndetse n'akaga kazagenda isi ihura nako bitewe nuko itorero ryamaze gukurwa mu isi.
itorero rimaze kuzamurwa, isi zatangira kwinjira mu gihano cyagenewe abanyabyaha ndetse n'ababami nk'uko nakomeje kubibabwira. Tuzakomeza twitegereza uko ubwo buhanuzi bwagiye buvuga, cyane cyane uko bizagenda uhereye ku gice cya 4 kurinda ugeza ku gice cya 17, kandi tuzakomeza turebe kugeza ku gice cya 22 kugeza ubwo tubona ko Imana izaba imaze gushyiraho iherezo rya byose, Kristo akimana ingoma n'itorero ari bwo bwoko bw'Imana. Bene data rero, nimusome iki gice cya 1 kugeza ku gice cya 3. Tuvuze incamake y'ibyanditsemo, hanyuma tuzakomeza kugenda twongeraho ibindi uko Umwami Imana azabiduhereza. Ndabashimiye, murakoze. Ibyo mudasobanukiwe twabaha telefone zacu, noneho umuntu yaba afite icyo abaza akabaza, Imana ibahereza umugisha. Reka dusenga Imana. Urakoze Uwera wa Isiraheli, urakoze kubw'uyu mwanya mwiza, urakoze kubw'ijambo ryawe, washobora gukomeza gusobanura imitima yacu no kutwigisha byose, kandi ufite umugambi wo kutumenyesha ubwiru bw'ijambo ryawe. Ijambo ryatubwiye ngo ubwiru bw'inyenyeri ufashe mu kuboko kwawe. Ibyo nibyo ushaka ko Yohana atangira kwandika. Ngwino utumenyesha ubwiru bw'itorero, ubwiru bw'abakozi bawe, icyo dushakaho muri iyi minsi y'imperuka, kugira ngo tutazajyana n'ubuhanuzi w'ikinyoma, tutazajyana na Satani, kandi tutazarimburwa n'urupfu. Urakoze Yesu. Dusengeye abatwumva imbaraga yo kubohora, imbaraga yo kurokora, imbaraga yo gutera abantu guhunga, ikore ku bantu waremye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.